Franganza ariko nzahagakora. Musisi. Sha. So abayicariye byo ikibazo. Nzagakora. Madam Gondaje turabana nanje. Ye kure umuntu hafi ntabwo ninda. Nizere ko cyangwa byatunganye. Ducunga kira kizamu kandi kitazakora amakosa. Turabona na ntari binshi. Akose sha. Kalame boss. Muri mu bikiko. Ye boss ari ko kana kibazo rwose. Izo kure kunta wabigize. Igitera na sari sha. Nawe nabishyura. Twarabyize nta kibazo kabisa. Igitera sari tukazana neza cyane. Witoreje sha. Ngiye kugenda n'amatasiyo. Nabone ntazi ibyo wigize byo gusokoza ubwanwa. Ubwanwa wehe gusokwa kusoko. Wazakora ikosa nkasanga uko cyangwa madamu. Njye bitandangiza feri. Ngahanagura n'ibyangombwa ngakatinga byose. Umara rwose. Madamu arabura muri. Uragashoboye. Wowe aresha. Wasunika ibintu wagira wafata igisambo. Wambaye wafata igisambo. Genda. Ukora akazi neza sha. Nta kibazo kabisa. Ega vuba nkwerekesha ubwanwa bwanjye se ko ari bw'umugore wawe nkundira. Uzi ngo ubwo naje hano gukora akazi. Ndeba aho kigeze ubundi. Ite abona cyarenze. Se madamu aramamagara ryarira. Ambe nicaye ko buriya mu kanya telefone nahita isona. Sirano ashobora gutinda boss agatebuka tutarabonana. Mawe ndaka. Turagiye tu. Imeze bitera ko naguhamagara ntumfate byageze. Cyangwa ari kumwe na boss. Ego mabuja. Boss yaragiye ariko yagiye yanarenze rwose ho humura. Nashaka ko za feri tuzicishamo bikarangira yambwira ko atari biteguye. Ndumva ibyo bihagije turabigora tubona. Aferize nta kibazo ngese ko mara niteguye. Wowe banguka umva ngo nanjye imyenda ngiye kwita nyikuramo nambare. Urasanga niteguye rwose twigendera. Yagiye nta kibazo humura rwose. Aferi nayo gukorera kabisa. Nashoje. Nahageze mba nashoje. Rega nanjye narangije sheri. Ndabona wambaye neza. Rega jewe. Kara akazi se. Uzikurenze kurusha sheri. Karangiye na akazi kanje. Iyi pantaro wayiguza ngahe? Nubizi. Uziko burya ya myenda guhindura. We birareka kana ntabwo sheri. Urakeye. Sha uriya nashaka yigumire yo pe. Ntabwo nzasubirana nawe. Nyine umva nkubwire. Ubuse ntacyo gukora. Wewe tugenda aho buriya reka njye nkubwire. Buriya kingurwa rugi tugenda tugire vuba vuba bose dusanga twaravuye twagiye. Kinga ataza kugira umuntu winjira utaraza. Ariko se buranza akomeza mwite mavu. Oya ntari. Isi waryoshye rero. Isi ntabwo byashizemo na. Abagabo muri iyi minsi bihaye kuba ngo bafite akameze ngewe yego hariya ndi umuzamu nterura ibyuma ngira iki ubundi se ngiye mfite imbaraga ubona n'igihe mushakiye kuburira hafi urumva rero uriya mugabo ntacyo yakumarira oya ntacyo pe niyo mpamvu nanjye niyemeje kuguha ibyo usaba byose kuri njye tu nakuryohereza urumva uriya rwose twinywere rwose ku buzima bwacu aho biriya tunabyirengagize genda hari kuryohereza nta kibazo nanjye rwose buriya se wandengane ko nawe uri hariya rero ariko uzabasore ko tuba duhari oya rero mpamvu nakuzanye hano ngo dukore porogaramu zacu birangiye udashobora kamere abizi ko ngomba kumusanga he ku kazi kandi amasaha ari kugenda amasaha twanyoye nta kibazo sise nubishaka urayishyira mu
mukabanga amezi ugenda ntabwo ari kumwe icyatsi urabona aho murabizi reka tugire vuba umunsi ni sawa kabisa byagenze neza umva ntacyo nakugaya kabisa nanjye rwose ni aho kwambwiye uriya mugosi twibuta dusanga tutaragera kure aya marayika yewe nzi gukina ndakina burajya ambaza raporo yawe namubeshya uhumura ntacyo none aba yarakuncungishije umva mbese abazi ko yabuze uwacungisha abantu humura ibintu ngese ngibi humura tuzakomeza kwigira bose rero mwana noneho byarenze indi minsi yose kabisa ariko reba oya ntabwo nakufasheri wowe urakeye oya rwose reka mubwire ngenda nabigize ibintu byoroshye kumbe ntabwo nanzi kubera uretse wumve urabona akazi nkora reka buriya ni nkaho nkora utuzi tubiri buriya rero ushaka wazabwira bosi wazabwira bosi akangeza icya mbere bikamwereka sibyo ndakurinda si ubizi ndabizi ibyo ni icya mbere kurinda icya kabiri akazi mukora bosi karamunaniye ujye ubimenya karamunaniye tekereze oya ibyo byihorere njye ndakumenya ahubwo vuba tugenda subira mu kazi nange reka nihute ego mabuja wakoze unsubiye muri ka kazi kanjye uziba ibyenda mana yanjye ariko se umunaniro mfiteho noneho uyu munsi ndagakorana ntacyo uriya bose azi ngomba ndi ku gipangu azikisha kandi nawe ndota mabujura tutsira ureme ingofero singa munsi mwiza nzaguma kuri iyi geti ngo ni ukubera mahuje ariko rero ameze neza ntabwo wamwitesha bishaka bizanyice ese igihe wakigondera umugore ngo uramushaka nzajya mfatiraho nta kibazo ariko si ibindi biciro byabaye hano iwawe iki gikozi ubu nijye wangaje ku Caritas kisinziriye kiri mu muziki mana nyagasani zikwangaje kweli kira ubusa kazi abakozi baragwira gusa nazanye ubu nazanye kozi cyane ni gusa imikorere yacu ni kanze nkwereke gusa igihugu kidakubise imbwa cyorora imisega sha niko we kado niko sha niko uri mu kazi cyane ibi ni byo nakuzaniye bose ibi ni byo nakuzaniye ubura aho usinzire wasamye gusa ubu nicyo ukora nibyo nakubwiye ibikoresho ukoresha iki izi ngibi na tekinike oya ibikoresho ukoresha biri hehe ibikoresho byawe biri hehe ubu urakora ubu none wowe urirukanwe urirukanwe enda hano umushara wawe n'ibyo uhabwa ibyawe utahe utahe mbabarira ntacyo ukora mwe bose mbabarira rwose bose kuri mbabarira